Gitondo cyiza cy'umugisha gicamunsi n'umugoroba mwiza abatwumvira i Kigali mu Rwanda n'ibihugu bidukikije mu karere k'ibiyaga bigari mwese tubaye ikaze mu makuru agezweho turi kuwa mbere tariki 19 z'ukwezi kwa Gicurasi 2025 birumvikana ko ari ingingo nyinshi z'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari aho duca kuri terrain ndetse tukavuga n'ibiri ku rupapuro rwa diplomasi byose rero bifite bihurira n'umutekano muke ukomeje kurangwa mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Turaza guca muri AXES zitandukanye, turaza guca mu bice bitandukanye by'umwihariko Rucuru, Masisi, Warikare aho imirwano ikomeje kuba bindi. Kuri ubu kandi hari amakuru mashya ku gisirikare cy'Ububirigi cyaje kihishe mu mwambaro we kwemeza ko baje nk'abatoza ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ariko amakuru aturuka Warikare akaba yemeza ko izi ngabo z'Ububirigi zatangiye guha ibikoresho za Wazalendo ndetse na FDLR zisanzwe zihishe mu mashyamba yo muri Warikare. Masisa hitwa Nyabyondo ndetse na Rwibonaho imirwano ikomeye yongeye guhuza impande zombi, ndavuga uruhande rw'Abazalendo ndetse n'uruhande rw'abarwanyi barwanira impinduramatwara AFC M23. Turaza guca Rucuru turebe mu bice bigiye bitandukanye aho imirwano iri birumvikana, ari nako bafite amakuru mashya ku witwa Thomas Rubanga. Uyu mugabo nyuma yuko ICC yamubitse imyaka hafi ijya gusatira 20 avamo yinjira muri politike, Thomas Rubanga kuri ubu rero birava ku mutwe uri gusatira umujyi wa Bunia, ndetse uyu mugabo wemeza ko nawe ari mu murongo wo gutangira kurwanira ubwoko bwabo muri biriya bice, akaba yemeza ko gisa nka hari ubushotoranyi cyangwa se ibikorwa by'urugomo hagati biranga igisirikare cya leta ndetse n'Abazalendo adashobora kubyihanganira. Ibi byose rero nibyo tugiye gucamo gatanu ku kandi. Uwitwa Claudio Rubaya ari kugaya cyane ibiganiro by'Irome muri Togo, ahavuga ko kuba Perezida Ganasimbe yahuza impande zombi zishakira ibisubizo Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ariko na delegation y'abakongomani hari abona ko ibi byose ari akarengane, ndetse yakoresheje imwe mu mbwirwaruhame yamamaye cyane yakoreshejwe cyangwa se yavuzwe n'uwahoze ari ministre w'intebe wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Patrice Lumumba, aho mu gusubiza cyangwa se mu gusa nkaho avuga aya magambo yakoresheje terme ivuga ngo abakongomani ibibazo byabo cyangwa se amateka y'abakongomani aziyandikirwa n'abakongomani gusa. Claudio Rubaya akemeza ko ibi rwose hariho gutenguhwa gukomeye cyane bitewe nuko muri rusange delegation y'abakongomani isa nk'iri guhezwa nyamara mu bibazo bireba abakongomani muri rusange. Niki kandi ushobora kwitega mu bindi bigano biri kubera handi hose Doha muri Qatar ndetse birumvikana ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe abahagarariye delegation za Kinshasa bakomeje kurangwa cyangwa se kumvikana mu mvugo navuga ko zuje urugomo. Madame Therese Kayikwamba Wagner aherutse gutangariza imbere y'ikinyamakuru De Chevel avuga ko u Rwanda ruri kwica mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Arabahuza aya magambo ya Madame Therese Kayikwamba Wagner no kuba Kongo yambaye umwambaro wa diplomasi nyamara deep inside cyangwa se imbere atari byo byifuzo nyirizina bafite. Izi nyingo zose rero tugiye kuba tuzihuriza hamwe tubahe package yuzuye. Reka tubanze duhere mu rugamba turebe muri rusange uko ibintu bihagaze. Reka twinjirire muri Masisi. Iyi Masisi nyuma yuko M23 yari isa nkaho iri kugana ku musozo wo gukubura ndetse no gukora isuku muri biriya bice ahitwaza Nyabyondo ndetse na Rwibo, Abazalendo murabizi ko rimwe na rimwe n'ubundi baba bagizwe n'amatsinda y'abaturage cyangwa se abenshi muri bo n'ubundi bari abantu basanzwe mu mirimo isanzwe ya gisivili. Gutandukanya aya matsinda y'Abazalendo ndetse birumvikana n'abaturage ni kimwe mu kazi gakomeye. Buriya urugamba rw'amasasi rurangiye hasigara urundi rugamba rukomeye rwo kubanza kurwana n'intekerezo z'abantu bashobora kuba bari mu bice birumvikana aba barwanyi b'induramatwara ba AFC M23 bashobora kuba abagenzura. Ikibazo gihari kugeza kuri ubu rero ahangaha muri za Nyabyondo ndetse na Rwibo ibitero bikomeye cyane by'izi Wazalendo kuri position z'abarwanyi ba M23 ni kimwe mu bintu navuga ko byihariye impera z'icyumweru dusoje ndetse n'intangira z'iki cyumweru, aho birumvikana imirwano ikomeye cyane yongeye kumvikana hano muri Masisi.
nababwira ko kino gice n'ubundi gisanzwe kiri mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 ndetse kandi muri kino gice akaba ari muri bikorwa remezo izi ntare za Sarambwe zatangiranye byose rero byari muri gahunda yo kubanza guha abaturage umutekano ariko noneho n'ibikorwa by'ubukungu byose bijyana. Mwarabyumvishe iby'umuhanda Sake Masisi ndetse n'ibindi bikorwa remezo byose bigenewe cyangwa se bisa nkaho biterekeye kara gace ka karere ka Masisi cyangwa se la territoire. Byose rero birumvikana iyi mitwe y'abazalendo ndetse n'uruhande rwa coalition barashaka gukora ibishoboka byose ngo imbaraga bashoye cyane mu gisirikare no gutsindwa mu minsi yatambutse basa nkaho bashaka kugarukana izindi mbaraga ariko ibi byose birumvikana abahuriza hamwe iby'amakuru yaba bagabo cyane cyane izibazana ndetse n'iyi coalition bakemeza ko ntacyo RDC irahindura. Inzoga iracyari ya yindi naho ubundi bahinduye amacupa, inzoga yo iracyari umushari nkuko bamwe bakomeza kugenda babitangaza. Tuvuye hano ahitwa za Nyabyondo ndetse na Rwibo mu bice by'akarere ka Rucuru naho imirwano ikomeye cyane ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda byumvikana hari muri Rucuru. Urumva ko AXES zigiye zitandukanye zose n'uturere dutandukanye imirwano ikomeye cyane nk'ubwo ahitwa Mashango ku munsi w'ejo abazalendo na M23 bakozanyijeho mu bitero bikomeye cyane ari nako tugiye kuva hano muri Rucuru gato ibi bice by'Amashango ukurikije aba bazalendo barimo muri rusange bamwe muri bo amakuru yemeza ko abayobowe cyangwa se n'izabazalendo CMC FDP ndetse n'indi mitwe y'abazalendo ikorera hariya muri Mashango ikaba ariyo isa nkaho yaje iturutse by'umwihariko kuko imirwano bivugwaho yabereye ni ku ntera birometero 4 uturutse ahitwa muri town ya Katsiru. Ubwo abatuye muri bire bice bya Rucuru murumva muri rusange uko ibintu bimeze. Ahitwa Bambo ndetse na Tongo yitonga ho zarindiriye ya FDLR hano Bambo naho hauza aba FDLR benshi aha naho haramukiyemo imirwano ikomeye birumvikana za FDLR nizirashiramo hariya muri Tongo ndetse na Bambo. Ibi byose rero nakazi gakomeye cyane bano barwanyi b'imindura amatwara ba M23 bagomba gukora ibishoboka byose. Uretse hano kandi amakuru akanemeza ko ahitwa za Bukombo naho ku munsi w'ejo uyu munsi nabwo icyoba cyinshi ku baturage bahari nabyo navuga ko ari kimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa muri zino AXES. Binjiza rero wari kare hari ababiligi benshi bakomeje gukurikirana cyangwa se kugenda bareba muri rusange iki kibazo cy'ababiligi uko cyaba gihagaze. Bano babiligi uretse ko bavugwa mu rugamba baranavugwa kandi mwitangwa ry'ibikoresho bakomeje gukora iyo bwabaga cyangwa se bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahurize hamwe ibikoresho byabo birumvikana mu gihe bigaragara ko iki gisirikare cy'ububirigi cyangwa se nabo baje bambaye umwambaro wa diplomasi. Hari bilateral agreement yari isanzwe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na kino gihugu cy'ububirigi birumvikana ni nabo twita ba master colonies cyangwa se n'ikino gihugu cyakoneje Repubulika ya Kongo. Muranda byibuka ko iki gihugu kigeze kugirwa umutungo bwite w'umwami Leopold w'ububirigi. Iyi bilateral agreements military bilateral agreement hagati y'ibihugu byombi isa nkaho yamaze kubyara ikindi kintu gikomeye kuko kuri ubu ukuyeho ibijyanye no kuba batoza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndaje mbabwire mbaha amateka y'impamvu abantu bavuga bati FRDC tubona gutsindwa ndetse no kutagira imbaraga bifitanye amateka cyangwa se bifite aho bihurira n'ibihe bamazemo by'ubukoroni. Amateka ubundi ukabigaragaza ngo ku butegetsi bwohoze ari president wa Zaire Mobutu Sese Seko kukubaza banga bemeza ko igisirikare cy'ububirigi n'ubundi nyuma yuko bahaye ubwigenge bucagase Repubulika ya Kongo bahise bahitamo gutoza baha imyitozo ikakaye abarindaga Mobutu Sese Seko kukubaza banga mazina amakongomani abari hatari. Imyitozo bahisemo kuyiha abamurindaga noneho muri rusange bituma abayoboraga region zitandukanye bo basanga bishyiriraho amabwiriza yabo cyangwa se bamwe mu batojwe biciriritse bahawe amahugurwa y'igihe gito bakagirwa ba operational commander muri region zitandukanye. Bituma rero FRDC ikurira muri icyo kintu cy'ubushukanyi bwo guhabwa amasomo navuga ko yitegura n'abantu ku giti cyabo. Aba expert cyangwa se amasomo ya gisirikare mushobora gusanga mu bigo bya gisirikare bikomeye hano rwose ngo nago wayahabarizaga still nawe niko bikimeze. Iyi wari kare uretse no kuba wenda zino ngabo z'ububirigi tujye kuvuga ku bikoresho ziri gutanga ahitwa
Bureusa ku munsi w'ejo n'ubundi naho humvikanye imirwano, kuko amakuru mfite hano aragaragaza ko Wazalendo iyobowe n'uwitwa Bugabo ariyo yagabye ibitero kuri pozisiyo z'abarwanyi ba M23 muri Bureusa ku munsi w'ejo. Binumvikana ko makuru anaturuka muri iki gitondo nuko hakiri nyine icyo twakita icyoba muri rusange ku baturage baba bakomeza nabo kugenda bagaragaza impungenge ku buzima bwabo, kuko ino ntambara nyine akenshi ikunze kugira icyo twita flash impacts, cyangwa se ingaruka ziba zihutiyeho ahanini ziza zigonga ubuzima bwite bw'abaturage. Iki kibazo rero n'ubundi cyo kuba bari gutanga ibikoresho, nyamara Maxime Prévost ngira ngo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi aherutse mu karere k'ibiyaga bigari, aho yanagira uruzinduko birumvikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwifuje ko nk'igihugu cyakonije bino bihugu byombi, ndavuga u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo, binavugwa cyane mu makimbirane muri iyi minsi, Ububiligi bigeze kwifuza kuba bwabarizwa cyangwa se nabwo bwagira uruhare mu gukemura bino bibazo by'amakimbirane ganje cyane muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ariko noneho ibihugu by'umwihariko nk'u Rwanda rwamaze no gucana diplomatic relationship n'Ububiligi, aho za ambasade zombi kugeza kuri ubu zidakora, birumvikana n'ibindi bikorwa byose bifite aho bihurira birimo inyungu, kugeza ku bikorwa bijyanye n'uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibindi n'ama ONG muri rusange. Ibi byose rero byase bituma u Rwanda ruvuga ko Ububiligi kuva kera na kare n'ubundi rwakomeje kubera u Rwanda muri rusange nk'ihwa mu kirenge, ndetse kandi Ububiligi bukaba bugaragara ko bwambaye umwambaro wo gushakisha amahoro, nyamara aribo bari inyuma y'ibi byose bibera muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ngira ngo ibi ntabwo turi buze kubitindaho, bagiye babisobanura kenshi, abarimo Minister Jean Damascene ayoboye Minisiteri y'Ubumwe ndetse no guhuriza hamwe abanyarwanda, birumvikana abarimo Retired General James Kabarebe, ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari. Yarabisobanuye, yabivuze cyane Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwe nawe hari ibyo yatangaje kuri kino gihugu cy'Ububiligi. So mu kuba rero barashaka position yo gusa nkaho bajya mu bamediator cyangwa se bajya mu bantu bashobora guhuriza hamwe ibi byaranze, so binjira no mu mwambaro wa gisirikare. Uretse ibi kandi byo kuba hifashishwa ingabo z'ibindi bihugu zitanga ibikoresho, ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, harazamo n'ikindi kibazo cyo gukoresha imitwe y'aba machineries. Kuri ubu nyuma yuko IFCM 23 itsinze ba mercenaires bo muri Romania, Bulgaria, bamwe baherutse kwirukanwa Shishitabona na Lieutenant Kano ni Willy Ingoma, kuri ubu noneho wategerejwe izindi machineries zizaturuka muri Colombia. So murumva ko nubwo Kongo iri mu biganiro bya diplomasi mu buryo navuga nka butatu, hari Rome muri Togo, hari Doha muri Qatar ndetse ni Washington, ariko ibi byo birareba u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo, baranategura côté militaire, kuko nk'ubwo mwumvishe ku munsi w'ejo ikiganiro twabagejejeho kivuga ibya General Pacifique Masunzu muri Warikare, aho bivugwa ko ari kugenda ategura, kuko ni operation commander muri kiriya gice, arimo aragenda ategura position zose za FARDC, akavuga ati abanyepolitike barategura ibyabo, natwe nk'abasirikare dutegura ibyacu. So urumva ko bari gutegura impande ebyiri, ni Kongo ubona ko ishaka kwica inyoni ebyiri n'ibuye rimwe, icyo nekereza ko bishobora kutaza kubahira muri rusange. Ni ibintu rero kugeza kuri ubu urumva ko iyi position Ububiligi burimo, ntabwo navuga ko ari position ibafavoriza nk'igihugu gifite amateka atoroshye cyangwa se gifitanye amateka n'ibi bihugu byombi, nk'igihugu kandi muri rusange bivugwa ko ingabo zabo ziri mu rugamba aho muri za Warikare n'ahandi hagiye hatandukanye, n'amakuru aba aturukayo muri rusange. Ngaruka rero ku witwa Thomas Rubanga, uyu mugabo asa nkaho atigeze anyurwa nawe, aravuga ati abakongomani bafitiye ideni, nanjye ngomba kubaha, ngomba gushyiraho itafari mu kubaka umusingi. Ariko kandi uburyo bikoramo Thomas Rubanga ugasanga muri rusange imwe mu mitwe abafite cyangwa se amashyaka politike, kuba afite ishyaka politike aherutse gushinga, iri shyaka politike ryagaragaye no ku rutonde rw'amashyaka nabonye nyuma ya PPRD ya Joseph Kabila. Hari andi mashyaka bifuza gufunga arimo n'ishyaka rya Corneille Nangaa, uyu mugabo Thomas Rubanga ndetse n'uwitwa Frank Dionge. Aya mashyaka yose ni amashyaka bigaragara ko bashaka kwambura ubuzima gatozi, ubundi akaba atemewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
afite rero ishyaka bita CRP cyangwa se SPR, ni ishyaka nakubwira ko rifite military wing cyangwa se rifite umutwe wa gisirikare bita Force pour Révolutionnaire Populaire, ni FRP. Uyu mutwe rero witwa FRP, uyu mutwe ukaba ari wo uri mu ntambara zikomeye cyane hara muri Bunia, ndetse amakuru iki gitondo hariya muri Ituri imirwano ikomeye hagati y'uyu mutwe wa Thomas Lubanga. Iyi FRP ni military wing y'uyu mutwe politique bita CPR. Aba bakaba babyukiye mu mirwano ikomeye cyane muri karagace. Nyamara kandi ahanini nabo nubwo bambaye umwambaro wo kuvuga ko barwanirira amoko yabo hariya muri za Ituri, biragaragara ko uko Thomas Lubanga umurongo arimo cyangwa se nishe, cyo twakita nka nishe cyangwa se ligne politique y'uyu mutwe we, muri rusange bisa nkaho nawe afite ibyagaya gutegetsi bwa Kinshasa, avuga ati musa nk'abadutereranye, Kongo isa nkaho yiciyemo ibice bibiri, igice cy'uburasirazuba musa nkaho mwayitereranye, Kinshasa ndetse n'ibindi bice bya kure mubona ko ariho mushyira imbaraga, bakavuga bati natwe dukeneye kuba twabona mu by'ukuri icyo nakita nk'ubutabera. So hano rero uyu mutwe wa Thomas Lubanga mu mirwano ikomeye cyane guhera ku munsi w'ejo, weekend yose muri rusange, basa nkaho ari bo bari kuvugwa cyane muri biriya bice bya Ituri. Ubwo birumvikana ko nabo binjiye ku murongo cyane w'ibishobora kujya bivugwa cyane, kuko iyi mirwano batangiye n'igisirikare cya leta, mu kanya harinjiramo za wazarendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ibi byose rero ni kimwe mu bintu muri rusange biri kuvugwa cyane hara muri Ituri. Ikindi bamenya kuri uyu munsi wa tariki 19 niwo munsi uteganyijweho ko ya komisiyo yashyizweho na Sena yo kuba yakuraho ubudahangarwa Perezida Joseph Kabila, cyane ko ishyaka rya PPRD ryo risa nkaho bari kuryibasira ngo imirimo ihagarare. Uko yebyiri ishyaka ajya ndetse no gufata imitungo y'uyu munsi, niwo byitezwe ko ya komisiyo yashyizweho na Sena iza gutanga igisubizo. Ubwo mu gihe igisubizo cyaba kigiye hanze, birumvikana muraza kwita mubimenyeshwa muri rusange. Ikindi kandi uyu munsi gucyura impunzi zari zarafashwe bugwate n'aba FDLR, nabyo biruze gukomeza kuri la Corniche, no mupaka munini uruhuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose rero muraza kuba mubimenya muri rusange. Reka rero ngiye mbashimire cyane abo tuba twabanye muri zino ngingo z'amakuru, aho tuba tuvuga byinshi ku bibera muri kano karere k'ibiyaga bigari, kuri terre ndetse no ku murongo wa politique. Ariko mbere gato yuko nerekeza ku musozo, nago nagenda nababwiye iyi nkuru y'uyu mugabo bita Claudio Lubala. Uyu mugabo aravuga ko we abona ko ibi biganiro bya Lome, mbibutsa ko Perezida Ganasimbe ari we wakoreye mu ngata Joao Lourenço wa Angola, amukorera mu ngata mu buhuza. Ubwo birumvikana Rwanda ndetse na Nairobi process ibitararangiye bigomba kuzurizwamo hamwe. Byumvikane ko i Rwanda igice kitarangiye ndetse na Nairobi process igice kitarangiye bizakomereza muri Togo. Uyu mugabo rero ugikubita bita Claude Rubaya yamaze kubagaya cyane ibiri kubera Rome, avuga ko ari igisebo gikomeye ku bakongomani, avuga ko by'umwihariko ibiri kuberayo nubwo bigenewe abakongomani ariko bisa nkaho bibaheza, kuko aremeze nk'ibiganiro byabereye Rome muri no weekend ko na delegation nimwe y'abakongomani yari hari, nyamara ibiri kuba bigenewe igihugu cye. Yakoresheje imwe mu mbwirwaruhame yamamaye cyane, the history of the Congo will be written by its own children. Amateka y'abakongomani azandikwa n'abana b'abakongomani, n'imvugo yakoreshejwe na Patrice Lumumba, uyu mugabo ufatwa nk'intwari ndetse yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Repubulika ya Kongo, wishwe nabwo bigizemo uruhare n'abahoze ari abakoloni babo, taribuze gushyira mu majwi of course. So muri rusange rero akemeza ko ibi biri kubera Rome bitagenewe cyangwa se abakongomani bataribuze kubyibonamo cyane nk'uko bari biteze resultant zishobora kuba zaturukayo. Mukomeze rero mubane natwe gatanu ku kandi, reka nge mbifuriza ibihe byiza, ubwo twongere tubane mu masaha make araza kuba ari imbere. Blessings over blessings.